Okay. Hari abantu bajya bakunda kumbaza uburyo umuntu yabona link kugira ngo ayihereze umuntu yinjirireho. Ubundi link ziri mu bwoko bubiri, hari link uhereza umuntu ikaba ifite certificate cyangwa ikaba ifite ideni ry'amadolari 50, ariko ntabwo iba iri konse, ntabwo wayirekomanda umuntu. Hakaba na link isanzwe nyine uhereza umuntu akayajoyiningaho, ukabona turiya dukomisiyo 10%, kuvuga 5% ku ruhande rumwe na 5% ku rundi ruhande, ANB ndetse na iMarketing. Ubundi kandi ukajya ubona ari amabonisi y'uko timu y'uwo muntu winjiriye munsi yawe igiye izamuka. Iyo ugiye kureba link isanzwe, winjira muri akawunti yawe bisanzwe, urakubona ukamanuka hasi hari ahanditse My Marketing, ugakandaho. Iyo ukanzeho rero haza create a landing page cyangwa hakaza kara ka standard ndetse na ka personal. Akanda kuri kara ka standard, niko ukandaho, no bakakwereka urabona standard haza hari utuntu dutanu, kanditseho ka mbere ngo personal, your personal assistant, kara ka kabiri ka 5% affiliate program, ka gatatu akaba kara ka gift certificate, aka kane kara ka video gallery, kara ka gatanu ni kariya ka my own video presentation. Noneho rero uri gushaka link itari ya credit, uraza kano muri buno buntu butanu, ni ubuntu nka bubiri uvivura. Uraza kuri kariya ka 5% affiliate program, ni ukuvuga ngo umuntu yinjiye umubona 5% muri iMarketing, urakavivura. Kariya kanditseho gift certificate ni kariya kuvuga ngo umuntu niyinjira abone amadolari 50 y'inguzanyo. Iyo umuntu rero atagusabye ko arabona inguzanyo, kariya ugakuraho donc iyo ukanze ubukabivuye yongeye ukanaho ubukadevivi cyangwa nyine ubugakuye, ntabwo ubugakuroshije nyine. Ubwo tuviviye kariya ka 5% ko kugira ngo uzabone 5%, ndetse na kariya ka video gallery. Utwo tuntu tubiri akaba ari two usa n'uvivura. Kariya ko hasi kanditseho ngo my own video presentation, bisaba ngo ufite channel ya YouTube ukaba wabishyira. Kariya ka your personal assistant, bisaba hari kuba ari biriya byo kuba hari abasista, ari nk'umu assistant ufite cyangwa wanyuzeho muri iMarketing, ngira ngo hari turiya tubiri nitwo tuba tw'ingenzi. Ubundi hasi warangiza ugasevinga. Urabona iyo sevinze rero bahita baguhereza iriya link, ugakora kuri kara kanditseho copy, kano kanditseho copy, urimo urakabona, ukayikopiya. Iyo umaze kuyikopiya, urabona ndayikopiye. Nshobora kuza nka hano kajye kuri WhatsApp, ushobora kuza nka hano kuri WhatsApp, nkahita nza wenda nkayoherereza umuntu runaka. Nshobora kuza nkahita nyizana nka hano muri groupe. Ubwo link urimo urayibona, ndayohereje kuri groupe, birarangiye. Iriya link rero ubwo niyo uhaye umuntu kugira ngo yinjireho. Iyo akanzeho bisanzwe nyine birafunguka nyine, ubwo link umuhaye link. Hanyuma iyo we yagiye kwinjira nyine, akanda kuri kariya kantu ka brain, kano ka mbere, urabona tuno tuntu tune. Kariya ka mbere kameze nk'ubwonko, hagakurikiraho ka G, hagakurikiraho ka gatatu ka WeChat, hari na kariya ka kane. Kanda kuri kariya ka mbere kariya ubona nkanzeho, akaba ariko winjiriraho. Uko ndi kubona ama network hariya atari kuza neza ngo hasi bakwereke, ni ukubera ko ino konti ifunguye uku nguku. Ariko buriya nkoze log out nkatangira, hasi banyereka login, nkaza kwinjiramo bushyashya. Noneho konti ninjiriyeho, iyo konti ninjiriyeho iyo ari nshyashya nyine barabikwereka. Reka nze hari njye muri add account, hari uri kubona hari ahanditse register hasi, ukanda hariya. Uri kubona ko hejuru bahise banyereka refer link, ngiye hari ahanditse invite. Refer link nyine yajemo, ubundi ugashyiramo amazina yawe na email, ugakiritinga password, ukayisubiramo inshuro ebyiri, ukakanda hari ahanditse ngo I am not a robot, ugakora kuri register. Ugomba kumekinga sure ko hejuru iriya link yaje. Iyo nta kintu kijeho hakaba harimo ibigambo by'umutuku, kugira ngo iyo link bayikopiye nabi. Ubundi nkeka birangiye. Iyo link umuntu ukamuyobora, yajya kwinjira akanyura muri kariya kantu ka mbere tunyuzeho kameze nka brain, ubundi warangiza ukajya muri system yawe muri IN, ukaza gucekinga kugira ngo urebe ko umuntu ari muri system yawe mbere yuko akora deposit. Iyo winjiye murabibona. Reka nze nawe by'umukanya ninjiremo mbibereke.
Sawa sawa.